Yes kabisa, ubwo nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane, nizere ko muri amahoro. Ndagira ngo tugaruke ku bakinnyi 11 bagororotse cyangwa se 11 beza cyane ekipe ya APR igiye kuzajya imanura mu kibuga, ku buryo tuzajya tuvuga ati ekipe ya APR n'abakunzi bayo bahagarariwe n'abakinnyi b'abahanga, abakinnyi bakomeye kandi abakinnyi beza cyane. Ubwo tugiye kugenda turebera hamwe iyi 11 nimba ari n'ahandi hantu waba warigeze ubabona. Ndagusabye tubane neza 5-kuri-5. Iki kiganiro kize kuba kigana ku musozo, uragenda unamenyeramo andi makuru ya ba rutahizamu ndetse n'andi makuru agiye atandukanye iby'umutoza Taleb. Ese byo bihagaze bite? Ni amakuru utigeze wumva ahandi hantu abantu muri kuvuga ati APR yavuye ku isoko, nibyo byaratangajwe, ariko se ndagenda babwira kubera iki igiye kuba isubira ku isoko rya rutahizamu. Ibyo tugiye kugenda tubigarukaho. Ese ninde uri guhabwa amahirwe muri abo ba rutahizamu? Byose turagenda tubigarukaho. So ubwo ngubwo ndagira ngo mbere yuko tuba twatangira cyangwa se dutangira, ndagira ngo manze nkusabe ikintu kimwe gato cyane tunaganiriramo. Ndagira ngo mwibutse yuko abakunzi ba ekipe ya APR murabizi twari dufite channel yacu yitwaga APR 24+, twagendaga tuganiriramo amakuru yo muri ekipe ya APR. Haje kubamo ikibazo, channel yaje kubigira ikibazo, none nafashe umwanzuro ndavuga ni murabizi nari maze igihe nakora amatransferi nakora iki n'abahereza amakuru. Navuze ni nk'abakunzi ba ekipe ya APR igihe kirageze cyo kuba mukeneye amakuru kandi amakuru yizewe. Ndavuga ati reka dufungure indi channel. Iyi channel ni yanyu, muyifate nk'iyanyu. Ubwo ngubwo abantu muri kugenda mukandaho ama-subscribe ndabashimiye cyane. Mwizere yuko mugeze ahantu heza ho gukura amakuru y'imikino kandi yizewe, by'umwihariko amakuru muri ekipe ya APR, ekipe gitinyuro, ekipe y'abanyarwanda iyobowe n'intare, iri mu gihugu cy'intare, ikundwa n'intare kandi nayo ubwayo akaba ari intare. Iyo ni ekipe ya APR. Ubwo ngubwo ni mu rukunzi wa APR, kanda subscribe hano wizeye yuko uzajya wakura amakuru y'imikino, ugenda usharinga kino kiganiro kigere ku bakunzi ba ekipe ya APR bagiye batandukanye. Ubundi tuzajye tugenda tubana 5-kuri-5 ku isaha ya saa 9 mu gitondo, ikiganiro Taifa Morning Sport, ndetse no ku isaha saa 12 mu kiganiro Taifa Evening Sport. Nzajya ngenda nzana abakinnyi, nzana abatoza n'abafana, muzajye mugenda munyandikira nimero ibiri aho ngaho. Ubwo ni mukenera ko tunakora group y'abakunzi ba ekipe ya APR, mujye mubishyira muri comment, tugende tubana neza cyane 5-kuri-5. Nagutinda ubwo ngubwo, nimba wakanze subscribe ni byiza, ukane like, comment zirakenewe cyane. Ese ni iki gitekerezo cyawe kuri no channel? Ndetse ubundi unibuke gusharinga ikiganiro kugira ngo n'undi mukunzi wa ekipe ya APR atazajya acikwa n'amakuru meza cyane kabisa. So ni ukuvuga ngo wakwibaza uti 11 beza cyane mu mutoza Taleb agiye kuba yifashisha mu mikino ya Sekafa Kagame Cup ndetse n'imikino irimo Super Coupe, imikino irimo igikombe cy'amahoro, imikino igiye itandukanye nabahe. So mwizamu hagomba kuba hagazemo umusore w'imyaka 27 kuva muri ekipe ya Black Bulls di Mapito, bamwita Hernanes Liwane kabisa, niwe ugomba kuba ari muri reno zamu. Kuri kabiri hagomba kuba hari umusore Byiringiro Gilbert, mukunze kwita Kajeje. Ubwo kuri gatatu hagomba kuba hari gukina Ishimwe Christian kuva muri ekipe ya Police, uyu nawe ni umunyarwanda. Mu gihe mu mutima wa defense cyangwa se muri axe centrale witwa Nshimimana Yunusu Watara werutse kongera amasezerano, agomba kuba ahagararanye n'uwitwa Maduzo. Uyu musore w'umunya Burkina Faso ntabwo aratangazwa, ariko yarangije kumvikana na ekipe ya APRS. Hanyuma ku mwanya wa nimero 6 agomba kuba ahagaze umusore w'umugande witwa Sekiganda Leonard, agomba kuba ari gukina nka nimero 6. uyu nguyu n'umwaka washize yari muri ekipe ya APRS. Hanyuma ubwo mu kibuga hagati kandi umumediateri nimero 8 nuko agomba gukina umusore kabisa w'umuhanga cyane, uno musore w'umunyagana witwa Yusuf Dauda. Uno musore bamwita Yusuf Seydou Dauda. Ejo mundaranu nabonye nkuru bavuga ngo ekipe ya APR amushyize ku isoko. Ndagira ngo mbabwize ukuri, wafata umukinnyi mwiza w'umuhanga nk'uyu nguyu ukaba umujyana ku isoko, ubwo ngubwo ekipe yawe yaba yubakiye kuki? Uwitwa Yusuf Seydou Dauda agomba kuba ari gukina nka nimero 8 muri ekipe ya Taleb Abdurrahman.
uruhande rumwe rugomba gukina umusore witwa Amani Kwadayo Michel ugomba gukina nka nimero 7. Hanyuma urundi ruhande rugomba kuba ruriho umusore Shehe Jibril Watara niwe ugomba kuba ari gukina nka nimero 11. Bakatakisha nde aha ndaje mukubwire. Hanyuma nimero 10 ni uwitwa Mamadou Traore kuva muri ekipe ya Stade Malien. Uyu nguyu yavuye mu gihugu cya Mali no ugomba gukina nka nimero 10 wa ekipe ya APR. Ndamanza ngusubiremo neza ekipe twihuta ubundi ngugarukire kuri nimero 9 rutahizamu. Abantu murimo muravuga witwa uno musore William Togwimer. Ndagira ngo mbabwire ngo mube muretse gato mutuze manze mbabwire amakuru y'umwataka ekipe ya APR iri ku isoko ishaka n'impamvu irimo iramushaka. Nuko ubwo mwizamu twashyizemo Hernanes Ruwane ni ugomba gukina mwizamu ya ekipe ya APR. Kuri kabiri hari umusore Byiringiro Gilbert Kageje. Mu gihe kuri gatatu hariho umusore Ishimwe Christian wavuye muri ekipe ya Police. Mu gihe ubwo ngubwo mu mutima wa defense Maduzo ahagararanye na Nshimiyimana Yunus Watara. Gatandatu hariho umusore Sekiganda Leonard. Mu gihe nimero 8 Yusuf Seydou Dauda nawe arahari nka nimero 8. Ubwo nimero 10 cyase playmaker bamwita Mamadou Traore. Uruhande rumwe rufite Amani Michel Kwadayokan, urundi ruhande rufite uwitwa Shehe Jibril Watara. Bakatakisha uwitwa Ibrahim umusore niwe ugomba kuba sinyira akinira ekipe ya APR nka nimero 9 mu gihe icyo bita amasezerano ye bikunze cyase amaze kumvikana na ekipe ya APR, kuko witwa William Togwi harimo ibibazo bishobora no gutuma yahanwa na FIFA akaba atemerewe gukinira ekipe ya APR. Ko murabizi birimo biravugwa yuko arimo arashinzwa gusinyira ama ekipe abiri. Ubwo ngubwo niyo mpamvu ekipe ya APR ihita ivuga ati ntago twajyaho hariya ngo twizere abasore bagiye batandukanye abitwa ba Rene ndetse na ba Fidari, reka tube dushaka undi rutahizamu tugomba kuba twifashisha mu mikino tufite iri imbere. So ubwo murambwira iyo ekipe muyumvishije mute, ariko bitavuze yuko no musore bidakunze nababwiye ngo ngiye nzajya mbazanira amakuru yizewe kandi meza, sibyo mutigeze mwumva handi. Uyu musore kuva mu gihugu cya Mali yabayemo niwe wabaye meilleur buteur wa championnat ya Mali, yatsinze ibitego bigera kuri 17. Ubwo biramutse bidakunze yuko yasinyira ekipe ya APR, uwitwa William Togwi ni ugomba guhita afata umwanya wa nimero 9. Ekipe ya APR irakomeye, ariko hari abanyarwanda kuri bench teye ubwoba. Ufite umuntu bita Hakizimana Adolphe, ufite umukinnyi mwiza nka Ombolenga kuri kabiri ufite experience wakujyana mu matsinda, ufite umukinnyi nka Bugingo Hakim wakina ekipe ya Rayon Sport umaze kugira experience, ukagira axe irimo umusore Ishimwe Abduru n'abandi basore bagiye batandukanye, ukagira Hirwa uno musore bamwita Nduwayo Alex. Iyi ni bench. Ufite Ngabonziza Pacifique. Hari abasore bagiye batandukanye. Urumva na ekipe ya APR izaba ikomeye cyane. Abwo nk'abakunzi bayo ni igihe cyiza cyo gukanda subscribe hano kuri Taifa Sport, tukazajya tugenda tubana mu makuru agiye atandukanye, ama breaking news cyazi icyo bita breaking izo nzajya nzibahera igihe nazi, kuko breaking murabizi nago igira igihe cyanyacyo cyangwa se amasaha isohokera. Isohotse saa 6 nayibabwiye, isohotse saa 8:30 hashize iminota 30 mbaye ikiganiro cya mu gitondo nayibabwira. Ubwo urumva nano heza hano hari updated ho kuzajya ukurikira amakuru. Kandi subscribe nimba wayikanze ni byiza, kandi like utange ibitekerezo cyawe, ubundi tuzajye tukomeza kugenda tubana hano kuri Taifa Sport. Nimba mwifuza ko twakora group y'abakunzi ba ekipe ya APR, ni igihe cyiza cyane cyo kubyana.